sibyo. Iyi ni Yego Talent Rwanda TV show igamije kugira ngo ibihe ibiganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro ni creative art and entertainment activities. Ubu twaba dufite icyicaro muri Maison du Jeune i Kabuga. Kano kanya ubu twabamenyereje kugira ngo tuzenguruke ahantu hose n'ubwato. So nkuko twabwiye rero turista mu by'ukuri iyi nyubako iberamo ibikorwa bitandukanye cyane. Urubyiruko rufite impano twifuza yuko muza mukazamura impano zanyu, natwe tukabasha kugaragaza ibikorwa mukora ndetse n'impano zanyu. Wakoze cyane bisobanuye neza sibyo. Iyi ni Yego Talent Rwanda TV show igamije kugira ngo ibihe ibiganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro ni creative art and entertainment activities. Ubu twaba dufite icyicaro muri Maison du Jeune i Kabuga. Kano kanya ubu twabamenyereje kugira ngo tuzenguruke ahantu hose tubaha amakuru atari ivumbi, inshuti yanjye yizewe kandi ijyanye n'abanyempano. Aka kanya twasuye ikigo cy'urubyiruko cya Kimisagara, harimo abanyempano batandukanye nk'uko mubibona hano, biri so amazing. Muri kubibona, iyi ni inzu irimo n'ubusitani. Noneho hano muramubona abantu ntabwo muri kubibona, niza muri kubibona. Umudamu wikoreye agaseke, inkangara. Uyu nguyu ni agaseke. So murabona ko twabashije gutembera mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara, aho harimo abanyempano batandukanye. Iyi ni galeri twasuye, hari ibintu byinshi cyane kabisa, hari ibintu byinshi cyane n'ubwato. So nkuko twabwiye rero turaza kugenda ahantu henshi hatandukanye. Ni agasharupe k'abana, nabyo biri mu bintu bakora. Hano hari umugeni ndabona umugeni. Byari bahoraga abageni batandukana, niyo muri kubibona. Ni imyenda, urabona ko bakora ibintu bitandukanye. Inzu nuko ntashobora kujyamo, ariko biri murabizi ko ari inzu za kera, ibyo biri mu bikorwa bakora. Iyi ni imyambi. Urabona ko bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. N'aka ngaka murakabona, niba aho hari ubwami abakorikori babazi ibintu. Urabona rero ko twabasuye aho turi buze gufata ndetse tukaganiriza n'umuntu ukoramo ukorodinetinga bino bikorwa, aho turi buze kumubaza byinshi cyane kuko bafite creativity iri hejuru cyane. Muzina ni Damuru, ni Yego Talent Rwanda TV show, creative art and entertainment activities igamije kuzamura cyangwa se gukorakoranya impano zigiye zitandukanye. Twabasezeranyije ko rero tugomba kuzenguruka tubaha amakuru atari y'ivumbi nabibabwiye, sibyo, kandi y'imyidagaduro. Kano kanya turi kumwe n'umuntu ufite ibikorwa bikomeye cyane. Hano nahoze nzengurukamo, murabibona, ari mu kigo cya Kimisagara cy'urubyiruko. Mu mwanya akatubwira byimbitse ni muntu ki, akora iki, hano hagamije iki, ni ibiki bakora. Umwanya ni wawe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Jide, mpagarariye ibikorwa by'urubyiruko bibera mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara. Hari inzu imurikirwamo imyambaro, ibikoresho, ibikorwa bitandukanye, ibikomoka mu buhinzi, ibikomoka ku mpu, imyenda y'ubudodo, imitako itandukanye. Ngira ngo muraza kubibona hano.
rero ninjye uhagarariye iyi nyubako. Kampani yitwa Iby'iwacu Natural and Services, duterwa inkunga n'umuryango w'urubyiruko nterankunga witwa Rwanda Rural Youth Competitiveness Promoters. Ibi bikorwa rero hano harimo ibikorwa bitandukanye, iby'abafite ubumuga, iby'abana b'imyaka 5 kuzamura, iby'abajeni, abatsinze amarushanwa muri Youth Connect, cyane ko twari tumaze n'iminsi muri kabikorwa ry'isangano ry'urubyiruko ryaberaga mu mujyi wa Kigali. Ibikorwa byinshi bitandukanye, ngera murahabona hari toriye twigishirizamo gukora ibikapu, inkweto zihari mwazibonye nazo zigishirizwamo hano, imyambaro. Hari ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, n'undi wese wakenera, hari ikawa bigendanye na coffee, barista. Mu by'ukuri iyi nyubako iberamo ibikorwa bitandukanye cyane. Urubyiruko rufite impano, twifuza yuko muza mukazamura impano zanyu, natwe tukabasha kugaragaza ibikorwa mukora ndetse n'impano zanyu. Murakoze cyane, bisobanuye neza, sibyo? Kandi natwe biri mu nshingano zacu kugira ngo dushake ayo makuru y'urubyiruko. Uko muje uravuga uti mukubutse mu isangano ry'urubyiruko, mu kwerekana cyangwa se mu kumurika ibikorwa byanyu. Ese iki gikorwa mwakibonye gute cyangwa giteguye gute? Ese ni izihe nyungu cyangwa se nihe opportunity mwe mufitemo nk'urubyiruko nk'abantu mumurika ibyo mukora? Murakoze. Isangano ry'urubyiruko umwaka washize ryabaye iminsi igera ku 8. Uyu mwaka ryabaye iminsi 5. Uko ryateguwe umwaka washize ntabwo ariko ryateguwe umwaka. Bigaragara ko uyu mwaka navuga ngo ntabwo ryitabiriwe cyane ku rugero rwo hejuru nk'uko umwaka washize ryitabiriwe, ariko hari amahirwe amwe n'amwe twagiye tumenyana n'abandi bajene, tugenda tubona impano zigiye zitandukanye. Ikindi ni uko burya uko biri kose hari abakumenya itangazamakuru, ndetse n'abandi babasha kuza bakavuga ngo dufite ibi cyangwa mwadufasha muri ibi, ndetse no kumenyekanisha ibikorwa byacu. Mu by'ukuri amahirwe batandukanye, hari amasoko, ngira ngo hari abagiye baza nyuma y'uko tuvuye mu isangano ry'urubyiruko, hari abaje kugura hano uyu munsi bakaba bagenda basura. N'uyu munsi kuba amarushanwa ari kubera hano ni intambwe nziza, ni umusaruro kuri twebwe. Murakoze cyane ko byumvikana ko minisiteri ibishaka kugira ngo umuntu mwavanze mwerekane n'ibikorwa byanyu. Wakumara kandi kantu wakomojeho urimo uratubwira bya Youth Connect. Ese uyu mwaka yarabaye se no dusangiza muri samari y'ibintu byari bimeze byagenze gute? Muri rusange hano dufitemo ibikorwa harimo wine yabaye iya mbere ku rwego rw'igihugu muri Agri Connect, hakabamo n'imitako, harimo imitako muragenda mubona ikoze mu masaro, nayo yabaye iya mbere mu karere ka Nyarugenge. Abo bose twarabafashije nka kampani ya Iby'iwacu cyangwa se iyi nyubako imurikirwamo imideli ya Kimisagara, nitwe twabateguye. Sabo bonyine, dufashijwemo na ya NGO yitwa Rwanda RYCP, by'umwihariko nayo n'ubundi ikorera hano mu kigo cy'urubyiruko Kimisagara. Badufashije cyangwa se twafashije abajeni benshi kubategura kugira ngo babashe kwitabira amarushanwa. Ikindi, uyu mwaka washize twitabiriye amamurikabikorwa yo hanze y'igihugu, harimo irya Senegal, harimo irya Sudani, harimo n'irya Uganda. Nta wundi wabidufashijemo ni Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Miricom, tubifashwamo na RDB, by'umwihariko n'iyo RYCP NGO. Abo nibo badufashije kugira ngo tubashe kugira iriya koni. Ibintu biba bihenze, amatike y'indege, amatransport, amahoteli, ariko intego nta yindi ni kuzamura za mpano cyangwa bya bikorwa by'urubyiruko. Turacyafite imbogamizi zimwe na zimwe zo kuba nta budget dufite, zo kuba tutabasha kugera ku bantu bafite impano zitandukanye, hari abafite ubumuga n'abana. Ikindi, ahantu ni hatoya, twavuga ngo ahantu dufite ntabwo hagendanye n'ubushobozi bwo kwakira abo bantu bose bafite izo mpano zitandukanye. Kuko icyo twifuza ni uko tubahuriza hamwe, tukabakurikirana ibyo bakoze, tukahegera gute, tukabigurishiriza hano cyangwa nayo mu murikabikorwa tugenda twitabira. Murakoze cyane. Uko muje kujya ujya uvuga ngo murabikorekitinga, bivuze ngo hari uburyo b'abana bafata inyungu
z'ibyo bakoze. Yego, amafaranga y'ibintu tugurishije turayabaha, ikivaho havaho 10%. ubwo nuvuga nimba tugurishije wenda iyi shati twayigurisha 15,000 havaho 1500 asigara mu isanduku y'iri murikabikorwa, inzu imurikirwa n'imideli yaha, igahemba, igakora amasuku, igakora utwo dukorwa twose. Ariko ubundi ibikorwa nk'uko bindi binini twifashisha abaterankunga, turabashaka tukandikira za minisiteri n'ibindi bigo. N'uyu munsi uwakubona iyi video cyangwa se wumva yashaka gushora imari cyangwa se kudutera inkunga yaduha ubufasha, rwose imiryango irafunguye ni karibu. Tubitambere nkunze no kuri stress kabisa, umuntu umugabo ufite ibitekerezo byihuta. Nanababwira ngo umuntu wese ushobora kubona ino video, ni byiza ko ushobora kwita ku bikorwa bigiye bitandukanye. Twagiye tubibona kumurika umuco nyarwanda n'ibindi bigiye bitandukanye. Ushobora kwifuza kubafasha, araza kutubwira contact zabo, niba wakoresha email, niba wakoresha iki, ku buryo uramutse bakeneye wabafasha. Reka nigarukire rero nibyo nono tubwire ubundi inzu y'umurikamideli cyangwa se imurikirwa bitandukanye yatangiye ryari, ese kano kanya uhereye igihe yatangiye naho mugeze ubu ngubu nihe improvement mubona yageze nyine mwagezeho? Murakoze. Hano ubundi hamaze imyaka igera muri 5, ariko muri iyo myaka 5 ryigeze rikora, bigeze aho risa naho rifunze. Ubuyobozi bw'ikigo nyuma tuza kubimenya, tuza gushaka kwandikira nyine minisiteri y'urubyiruko dushaka kugira ngo twagure ibikorwa, ko twabonaga hari abajeni benshi bafite impano. Twandikiye minisiteri y'urubyiruko, ntabwo nari nzi ko iyi nzu ihaba kandi ntuye hano muri Kimisagara, nsanzwe mpagenda. Byari bitangaje rero, ni benshi batari bazi cyangwa se na n'uyu munsi bataramenya uko iyi nzu ihari. Impamvu ni iyi, ahantu iri biragoye kupfa kuhamenya utahinjiye. Rero icyo twakoze ni iki, ngewe navuga ngo kuva mpageze haciyemo umwaka n'amezi 2. Icyo nakoze, nagerageje gukora mobilisation mu batuye hano, mu batuye umujyi, mu bajeni bahagenda, tukagerageza gukora imurikabikorwa hano mu kigo, tuhatereka ibikorwa dufitemo hano, tukagerageza kubihakorera, habaye ibitaramo, habaye imikino, habaye ibikorwa bigiye bitandukanye, amarushanwa. Ibyo byose tukagerageza gukurura abo bantu no kuzana ibikorwa byiza byereka abantu yuko hari inzu imurikirwa n'imideli. Rero kuva tuhageze hari umusaruro mwinshi cyane. Raporo dufite ngira ngo umwaka washize, muri raporo twakoze twasanze haracurujwe ibintu bifite agaciro k'amafaranga arenga 2,500,000 mu gihe cy'umwaka. Hanyuma ngira ngo ariko guhatabariwe n'ibikorwa by'ama exhibition byacurujwe muri expo hanze y'igihugu, ibyo ntabwo tubarimo. Ikindi abantu bahari, hari abo bamaze kuhabona amasoko barenga 7, bamaze kubona amasoko, ibintu bakora baranguza ahantu hagiye hatandukanye. Ndetse harimo nk'umuntu ukora mu by'ubuhinzi, we twamuhuje n'ibigo bimutera inkunga cyane ko we afite n'ubumuga, bimutera inkunga muri Kamonyi, byamwemereye imashini zo gukoresha ko yarasanzwe bifite. Ibyo nta handi yabikuye hano mu bana bahanyuze nk'abavolonteri, ko nanjye mbona nk'umuvolonteri. 2 muri bo babonye akazi. Umwe yabonye akazi Muhanga, bamuhemba 80,000 bamucumbikira bamugaburira. Undi nawe yabonye akazi mu mujyi, ubahemba 120,000 mu gihe yabikuye hano. Ikindi hano hari abana bamaze kuhigira gukora inkweto, gukora ibikapu, gukora ibintu bitandukanye, barangije mu cyiciro cyo gutunganya ikawa ndetse n'ibindi byiciro. Ubu ni umusaruro twishimira. Ikindi kandi nigeze kubivugaho, umwaka washize mu marushanwa ya Youth Connect twateguye abarenga 47 babasha kugera ku rwego rw'igihugu. Mu banyeshuri mu bajeni 250 twaselectinze muri 47 bose bageze ku rwego rw'igihugu. Ubu ni umusaruro munini twishimira. Uyu munsi dufite team agency ikora modeling fashion, nayo turi gufasha, kandi ubushize ngira mu kwezi kwashize bahawe igihembo
banabiherewe hano mu kigo. Ibyo ni ibikorwa byose tumaze kwishimira twahagera, kandi turifuza ko mu myaka iri imbere biba byinshi kurutaho, bikaguka ku buryo abajeni baza kwiga imyuga, bakiga gukora inkweto, bakiga kubaza, gutunganya imigano, ibikapu, ku buryo abasha kwiteza imbere abikuye muri iyi showroom ya Kimisagara. Ni idea nziza cyane, ni amakuru meza pe, nk'urubyiruko dukeneye aho hantu, sibyo? Numvise bifite umusaruro munini cyane, n'abantu bashobora kubatera inkunga. Ntekereza ko umuntu wese areba ahantu hafite inyungu, cyane cyane community, sibyo? So reka rero tuguhe umwanya uvuge uburyo cyangwa se imbuga mwamukoresha, and then abantu bashobora kubabona. Murakoze. Hari Twitter, ashobora kujyaho akarebaho iby'iwacu business group Twitter. Hari website dufite yitwa RYCP Rwanda, ubwo ni www.rycprwanda.org.rw, nk'umuterankunga wacu mukuru. Ikindi ashobora kutwandikira kuri email iby'iwacu 22@gmail.com, cyangwa se akaduhamagara cyangwa akatwandikira kuri WhatsApp kuri 0783798435. Izo ni nimero zanjye, ariko hari na nimero y'aha ngaha ihoraho itavaho ya 0722952366. Iyo iba kuri WhatsApp, iba iri hano. Ushaka guhamagara akeneye ko tumuderivaringa ibintu bitandukanye, isabune, amavuta, urusenda, cyane mwabonye ko harimo n'ibifite S-mark nka wayini, amavuta ndetse n'urusenda mu minsi mikeya nyirarugo araba yabonye S-mark. Ibyo byose nk'ejo twari turi kumwe n'umuyobozi wa Rwanda TVET Board yaje kudusura kugira ngo baduhe ubushobozi bwo kuba twatanga noneho ama-certificates yemewe. Twari turi kumwe n'uwungirije wa PSF mu rwego rw'igihugu, hano hari habayemo graduation. So turashaka kubishyira ku rundi rwego, duhamagaye imiryango nterankunga, abantu ku giti cyabo, abagira neza batandukanye, kugira ngo muze mudusure mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara. Ariko dufite n'ahandi Musanze muri Hanga Hub, naho dufiteyo ishami. Turashaka kugira ngo tubyanire rimwe, ndetse no mu burasirazuba mu minsi mikeya muzabona. Murakoze cyane. Okay, arakoze rero kubana natwe. Ndabwe ngo ni Yego Talent Rwanda TV show igamije kubaha ibiganiro bye bitandukanye, ni creative art entertainment activities. Tubategura ibitaramo kabiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa 12. Yabahaye uburyo mushobora kumubona, uburyo mushobora kumufasha, cyangwa se natwe ushobora kuducaho bibaye ngombwa. Ibitaramo byayo natwe turifuza kujya tubyitabiramo, tugaparticipa, tukakora modeling fashion, tukagaragaza impano, buri kimwe cyose. So arakoze cyane rero, ntibibagiwe gukora subscribe, share, comment. Reka mbwire n'abadiaspora inshuti zacu, mufate video zacu muzirebe, muzishare. Reka turebe kwibagirana n'abanyarwanda turi hano mu Rwanda, sibyo? Ikintu cyane tugomba gukora ni ugushyigikirana, tugatera inkunga mu mutu, tukazamura, niyo gahunda, sibyo?